bakunzi ba Bushra TV aho muherereye hose mu mpande zigiye zitandukanye, birakwiye yuko dufata kanya nk'aka ngaka kugira ngo twibukiranye kuri imwe mu mico twigishijwe n'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, kubera yuko buri wese yicaye agaterera iyo ngiyo byinshi cyane byakwangirika mu mico, yaba mu batoya mu bakuru, ugasanga turimo kubura ikintu kireme mu buzima bwacu. Bavandimwe ba Islam, kwibukiranya ku magambo ya Allah bidufasha gutekereza no kumenya Allah no kumukunda no kumenya amategeko yiwe, kugira ngo abashe kudufasha muri ubuzima turimo bwahangaha kuri isi. Bagaragu ba Islam, ibyo byose tukabyifashisha twifashishije intwaro iruta izindi, ariyo ntwaro yo gutinya Allahu tabaraka wa ta'ala, kubera yuko nituramuka nanone tubuze iyi ndangagaciro yo gutinya Allahu tabaraka wa ta'ala, dushobora kwisanga mu banyagihombo hangaha kuri iyi si ndetse no mu buzima bwa akhira. Allah rero atugaragariza muri Qur'an yuko abafite insinzi ni babandi bafite ugutinya Allahu tabaraka wa ta'ala bihambaye. Allah aravuga ati inna lil muttaqina mafaza, ati mukuri abafite insinzi hano mu buzima bw'ahangaha kuri iyi si ndetse na akhira ni babandi bazarangwa n'indangagaciro yo gutinya Allahu tabaraka wa ta'ala. Biteye agahinda kubona umuntu ngo numwemeramana n'umuyisilamu akaba yanyura kuri mugenzi we umuyisilamu abizi neza yuko ari umuyisilamu, akamunyuraho nta salama muhaye, cyangwa se isalamu akagira abantu runaka b'umwihariko agomba kuyihereza abandi akayibima. Aho murebe ahantu Uislamu bugeze bw'iki gihe, bagaragu ba Islam, aho dusigaye dusuhuza abantu kubera ibyubahiro bafite, abandi tukabanyuraho nkaho tutabazi, tudashaka no kubareba, kubera yuko maskini bari mu buzima bwo hasi bworoheje, butameze nk'ubwabo ngabo murimo kwihuta, cyangwa se butameze nk'ubwabo ngabo murimo gushakiraho ibintu runaka, ibyubahiro cyangwa se indonke runaka. Ibyo ngibyo ntabwo biri mu muco waranze abeza batubanjirije, bagaragu ba Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. bavandimwe, twongeye dufashe umwanya kugira ngo twibukiranye kubyagirira imitima yacu akamaro mu magambo ya Allah tabaraka wa ta'ala, ndetse no mu mico myiza twasigiwe n'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam,
dore yuko Allahu tabaraka wa ta'ala yamutatse amuhereza igisingizo cyiza muri Qur'an havuga ati wa innaka la ala khuluqin azim, ati mukuri ya Muhammad uri umunyamico myiza, ati mukuri Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yari afite imico ihebuje. Niyo mpamvu nkatwe nk'abayisilamu Allahu tabaraka wa ta'ala muri Qur'an Allah yaratubwiye ati laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, ati mufite urugero rwiza, mufite uwo mwigiraho kubijyanye n'imico, ati mufite urugero rwiza rw'imico myiza ku ntumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, liman kana yarju Allah wal yawm al akhir wa dhakara Allah kathiran. Nanone kuri babandi bemera Allah tabaraka wa ta'ala bakanemera n'umunsi w'imeruka, barangiza bakaba muri babandi bibuka Allah tabaraka wa ta'ala kenshi cyane, bagasingiza Allah tabaraka wa ta'ala. Niyo mpamvu rero dufashe uyu mwanya abagaragu ba Islam bakunzi ba Bushra TV aho muherereye hose mu mpande zigiye zitandukanye, birakwiye yuko dufata akanya nk'aka ngaka kugira ngo twibukiranye kuri imwe mu mico twigishijwe n'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kubera yuko buri wese yicaye agaterera iyo ngiyo byinshi cyane byakwangirika mu mico, yaba mu batoya mu bakuru, ugasanga turimo kubura ikintu kireme mu buzima bwacu. Bavandimwe ba Islam, kwibukiranya ku magambo ya Allah bidufasha gutekereza no kumenya Allah no kumukunda no kumenya amategeko yiwe, kugira ngo abashe kudufasha muri ubuzima turimo bwahangaha kuri isi bagaragu ba Islam. Ibyo byose tukabyifashisha twifashishije intwaro iruta izindi, ariyo ntwaro yo gutinya Allah tabaraka wa ta'ala, kubera yuko nituramuka nanone tubuze iyi ndangagaciro yo gutinya Allah tabaraka wa ta'ala, dushobora kwisanga mu banyagihomba hangaha kuri iyi si ndetse no mu buzima bwa akhira. Allah rero aratugaragariza muri Qur'an yuko abafite insinzi ni babandi bafite ugutinya Allah tabaraka wa ta'ala bihambaye. Allah aravuga ati inna lil muttaqina mafaza, ati mukuri abafite insinzi hano mu buzima bw'ahangaha kuri iyi si ndetse na akhira ni babandi bazarangwa n'indangagaciro yo gutinya Allah tabaraka wa ta'ala. Bavandimwe ba Islam bakunzi ba Bushra TV, reka turebere hamwe ku gaciro n'ibyiza byo kuba umuyisilamu yagakwiriye kuba muri babandi iyo bahuye na mugenzi wiwe akumva aramwishimiye, akamwereka bwa buvandimwe, kuko Allah atwifuriza muri Qur'an hatubwira ati innamal mu'minuna ikhwa, ati abemeramana n'abavandimwe.
rero iyo umuntu ari umuvandimwe si byiza yuko mwahura mu nzira buri wese akanyura ahangaha n'undi akanyura ahandi ku buryo muza no gutakaza n'indangagaciro yo kuba wakwifuriza amahoro mugenzi wawe. intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam muri hadithi iri kwa Abi Hurairah radiyallahu anhu qala yaravuze ati qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yaravuze ati walladhi nafsi biyadihi, ati ndarahira kuri wa wundi ufite roho yanjye mu biganza byiwe. bagaragu ba Islam, byo byonyine tugarukiye ahangaha, ibi ni butwereka uburemere n'agaciro k'ikintu intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam igiye kutubwira muri iyi hadith. bityo rero nagusaba yuko waba muri babandi Allahu tabaraka wa ta'ala yavuze yuko ari albab, babandi Allah yise ulul albab, babandi bafite gutekereza ubwenge, bashishoza ku magambo ya Allah, bakumva iyi hadithi y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yaravuze ati la tadkhuluna aljannata, ati ntabwo muzigera mwinjira muri aljanna hatta tu'minu, keretse mubanje kwemera Allahu tabaraka wa ta'ala. bagaragu ba Islam, umwemeramana ubuzima yagakwiriye kubamo ni ubuzima bwo guhora ari gushakisha akhira, ari gushakisha aljanna, ari gushakisha aljanna. intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam iratubwiye rero ntabwo azinjira muri aljanna uwo ari we wese keretse abanje kugira iman, abanje kwemera Allahu tabaraka wa ta'ala. wala tu'minu hatta tahabu, kandi ngo ntabwo yari yagira iman, ntabwo muzemera Allahu tabaraka wa ta'ala keretse mubanje kugira imbuto y'urukundo, gukundana, kurangwa n'urukundo, kurangwa n'urukundo. awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum. intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam irangije iratubwira iti ese mbereke ikintu runaka, nimuramuka mugikoze, nimuramuka muranzwe nacyo mu buzima bwanyu bwa buri munsi, kiri buze kuzana urukundo hagati yanyu, ukumva yuko nuramuka uhuye na mugenzi wawe ukumva yuko uri buze kumusuhuza kandi wishimye, ukamusura, ukamubanira neza. intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam irangije atubwira ati afshu salama bainakum, mujye mwifurizanya isalamu hagati ubwanyu ku bwanyu. biteye agahinda kubona umuntu ngo numwemeramana ni umuyisilamu akaba yanyura kuri mugenzi we umuyisilamu abizi neza yuko ari umuyisilamu akamunyuraho nta salama muhaye, cyangwa se isalamu akagira abantu runaka b'umwihariko agomba kuyihereza abandi akayibima. aho murebe ahantu ubuislamu bugeze bw'iki gihe, bagaragu ba Islam, aho dusigaye dusuhuza abantu kubera ibyubahiro bafite, abandi tukabanyuraho nkaho tutabazi, tudashaka no kubareba kubera yuko maskini bari mu buzima bwo hasi bworoheje,
butameze nk'ubwabo ngabo murimo kwihuta, cyangwa se butameze nk'ubwabo ngabo murimo gushakiraho ibintu runaka, ibyubahiro cyangwa se indonke runaka. Ibyo ngibyo ntabwo biri mu muco waranze abeza batubanjirije bagaragu ba Islam. Tuba dukwiriye kubyirinda. Ni nayo mpamvu intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yatubwiye muri hadithi iri kwa عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. haje umugabo abaza intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, arayibaza ati ayyul islam khair, ayyul islam khair, ese ubuislamu bwiza ni ubuhe? Kurikire neza abavandimwe ba Islam, ubuislamu bwiza ni ubuhe? Kuri babajije intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam irangije iravuga ati tut'imu at-ta'ama, ni ugutanga icyo kurya, ni uguhereza abadafite icyo kurya icyo kurya. Ni uguhereza ba bandi badafite icyo kurya, ba bandi batifashije, cyangwa se ugahereza abantu icyo kurya ubona yuko bagikeneye, ukabahereza icyo kurya. Biri mu biranga umuyisilamu mwiza. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam irangije iravuga ati wa taqra'u as-salama ala man 'arafta wa man lam ta'rif, ndetse no kwifuriza amahoro y'Imana umuntu uzi ndetse n'utazi bagaragu ba Islam. Igihe uhuye n'umuntu w'umuyisilamu, yaba ari mushya kuri wowe ari kubona yuko afite ibirango bya Kiislamu, mu mico myiza twatojwe n'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, nuko ugomba kumuhereza isalamu, ntago ari ukumunyuraho uko nguko ukikomereza. Ukwiriye kumuhereza isalamu. Bagaragu ba Islam, reka tugarukiriza aha ngaha. Ndakeka ibi ngibi byumvikanye. Tuzaba turagenda twibukiranya kuri zimwe muri adab twigishijwe n'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, uko Allah tabaraka wa ta'ala azaragenda adushoboza insha Allah. Nayo mpamvu Allah tabaraka wa ta'ala kuri ibi ngibi byose twaganiriyeho, Allah yaravuze ati inna hadhihi tadhkira, ati mukuri ibi ngibi Qur'an twahawe n'urwibutso, turimo kwibukiranya ku magambo ya Allah y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. faman sha'a attakhadha ila rabbih sabila, uzashaka rero, uzashaka kuyoboka no kugira ubuzima bwiza, uwo nguwo azafata ibya Allah bari byahereza ireme n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ayoboke umuyoboro umuganisha kwa Allah tabaraka wa ta'ala, n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So reka tugarukiriza aha ngaha. Allah bishimiraho muri hariho hose aho mugiye muherereye, natwe Allah komeze kuduhereza imbaraga zo kuba twabasha kuba twabagezaho kuri bikeya Allah tabaraka wa ta'ala yadushoboje. Wallahu a'la wa a'lam.